Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujyeho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese usabwa iki kugira dukosora ikizami nk'iki? Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukajya ahantu hatuje. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ukajya uhitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi ni byo no kurusa gukanda subscribe niba utari wayikora kugira ngo ikizame gishya nshyizeho, kugira ngo isomo rishya nshyizeho, kugira ngo kiriya kibazo postinga gikunda kuba kiri kuza mu bizame nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Murabizi iyo ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda. Murabizi impamvu dukosora n'ikizamini uko ibibazo bigaruka. Ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe cyakozwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7 byagarutse, ibibazo 8 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe uba wakosoye. Rero kugira ngo ujye ubibona ku gihe ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda mbere yuko ureba ino video najya mbishyira ukajya urahita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo baza kugusharinga link. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Mbibutsa ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu kandi iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Ikintu usabwa ni kimwe, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kwiga mu buryo bwa online n'ugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Mbibutsa ko ukeneye kwiga ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi ukaba wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandikiye kuri izo nimero uri kubona 0789 935 16 tukwigisha ikinyabiziga, cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali biba byoroshye, mu kwezi kumwe ukagenda ugakora ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, urajya ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa no turanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Beka ngo ahegereye umurongo ukomeje. Sega ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Deka ngo A na C nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo bajyamo abayobozi b'ibinyabiziga, nacyo kikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugera kuri 20 mwa kino kizame kimaze gukorwa kano kanya. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa mu gitondo. Ubusanga uwo munsi ibibazo baririrwa bari kubaza ibyinshi barakunda kugarura mwa kino cya mbere kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ujye ukibona ku gihe kandi aho hantu handitse subscribe n'ijya yishyiraho ujye urahita ukibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ibibazo bigaruka bimeze gutya. Niba utari wagikoze ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura kora urahita ugikora. Erega niyo mpamvu dukosora ikizame kiba cyakozwe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga nishobora kuhagenda. Haba hari biriya bimenyetso bimurika aho biba biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Ese hari ahantu ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda bimeze bite? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo biteganye. Gutegana ni gute? Niba nanditse ha, inyuguti ya ha n'uturongo tubiri duhagaze duteganye hatambitsemo akarongo, tubiri ariko duhagaze duteganye nibyo bita gutegana. B ikavuga ngo ku murongo umwe. C ikavuga ngo A na B nibyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo.
ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Hano igiso cy'ukuri nta kindi n'ide, nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Iyo bavuze ngo ibinyabiziga biteganye, no kuvuga ngo kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso. Kandi bino bintu bibaho cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, mujya mubibona. Mwaba mugiye kugira hari feruje, ariko hakaba hari nk'imihanda yatangiye ari ibiri ijya mu cyerekezo kimwe. Murabizi hariya ugiye kugera hariya kuri convention, hariya haba harimo hagati jaride, ubona ko ari imihanda ibiri kujya mu cyerekezo kimwe. Rero biba bishoboka ko ibinyabiziga hariya byahagenda biteganye, bikagera hariya ahantu biteganye. Niyo mpamvu, cyangwa ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi inyuma, byo bikunze kubaho cyane. None A na B ngo nibyo, bivuze ko hano batubeshye, ntibishobora kuhagenda. A na B ntabwo ari byo, A ntabwo ariyo, B ntabwo ari, ahubwo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nuko bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, kandi bishobora kuhagenda biteganye. Nukubera ko bavuze ngo ntibishobora kugenda ku murongo umwe, kandi biba bishobora kuhagenda ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kinyabiziga kiri inyuma. Ndakeka ko ariyo mpamvu duhisemo D. Ndakeka ko umenya impamvu kiramutse kigarutse mu kizame wagikora, kandi ukagikora atari uko usa nk'uwakiborotse, ahubwo uri no kucyumva impamvu uhisemo igiso cy'ukuri. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ese ibyo bintu ahubwo birashoboka? Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ese niba bishoboka ni ryari? Iravuga ngo igihe kigenda hamanuka. Mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Sega ngo igihe gifite feri y'urugendo. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ikinyabiziga cyawe cyakoze impanuka, uretse kuba bazana indi modoka ikagikurura kikaba kiri kugendesha amapine gusa. Moteri ntabwo iba yaka, ndetse na vitesi ntabwo iba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo B, ndakeka ko waramuzwe kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ibibazo biragaruka, uragira mu kizamu ubone kiragarutse, ube ukimenye uhita ugikora. Niyo mpamvu dukoze ikizami kiba cyakozwe, biragoye ko ikibazo wabonyeho wakosoye nubwo kiba cyakunaniye cyagaruka ngo cyongere kikunanire. Niyo mpamvu abantu bari kujya gukora, ukabona gukora rimwe byabaye nk'umuco. Rero nawe niba ukeneye gukora rimwe, ikintu uba usabwa ni ukubonera imyitozo ku gihe. Kwa bino bizami biba byakozwe, kugira ngo ujye uhita uyibona, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, kugira ngo ikintu cyose nashyiraho aba ari icyagufasha gukora rimwe, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ugaragaza iki? Iravuga ngo inkombe mpimbano z'umuhanda. B ikavuga ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini. C ikavuga ngo ahanyura abayobozi b'amagare. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko wamaze guhita igiso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ariyo wari kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho haba hose mu gihugu. Iyo tumaze kugushakira kode, tuba tunye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora. Ikintu cyose cyagufasha kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda, tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ukoze bikamanza byanga, sinzi n'impamvu abantu bamanza kurindira ko bajya gukora ngo bimanze bibananire, kandi tuba twabibafashamo mukajya gukora rimwe mugahita mutsinda. Rero mbere yuko wajya no mu kizame, niba ari bwo bwa mbere ugiye gukora, utwandikira cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 26 tukwigishe. Iyo ugezweho ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero
ahasigaye tubibafashemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Tegereze neza mwa bino byapa, ese ni ikihe kigutegeka gutanga inzira? Tegereze neza icyapa cya mbere gifite ishusho, iyo bavuze ishusho ni y'icyapa, ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari mpande enye, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe icyapa cya kabiri kiri hagati, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku mu ruhande rw'iburyo, umukara mu ruhande rw'ibumoso. Urebe n'icyapa gikurikiyeho, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, umweru, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku, umweru iburyo, umutuku ibumoso. Ese kino cyapa nka bino byapa baduhaye ni iki kigutegeka gutanga inzira? Tegereze neza. Aravuga ngo icyapa A19, ubwo kiriya cyapa kibanza. Beka ngo icyapa B5, ubwo kiriya cyapa cyo hagati. Seka ngo icyapa B6, ubwo ni kiriya kindi gifite ubuso bw'ubururu. Deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo mwa bino byapa, akaba nta na kimwe kirimo kigutegeka kuba watanga inzira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Namaze kubakora video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda ikoze neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babaza, kumara kuyireba ibibazo byerekeye ku byapa byakunanira ari bike cyane. Rero mugende muyirebe, ni mwe nayikoreye kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Ese hano murabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, icyapa B5. Kino cyapa B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kubera iki? Urabizi tugenda mu Rwanda mu ruhande rw'iburyo, none uri mu mutuku, we umuntu uri ibumoso ari mu mukara, ubwo uri ibumoso niwe uratambuka mbere yawe. Ubwo kino cyapa gisobanura gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibiturutse aho ujya nibyo biratambuka mbere. Ntuzakitiranye na kino cya B6 cyo kiravuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ariko kino cyo hagati kikavuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Ibiri imbere nibyo biba biraza mbere yawe, kubera byo biri mu mukara, uri mu mutuku. Ubundi umuntu wese uri mu mutuku baba bari kumubuza, kandi ukamenya uruhande mu Rwanda tugenderamo, ese ni iburyo, ese ni ibumoso. Dukoresha uruhande rw'iburyo iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ukinjira mu ruhande uhita ujya mu muhanda w'iburyo. Rero mu buryo uri kubona ko hari mu mutuku mwa kino cyapa cyo hagati, niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho isute, wowe turi gukosorana kino kizame. Kino cyapa uri kubona gifite iyihe shusho? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona gifite impande nyinshi? Ese uri kubona ari impande eshatu? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo umuzenguruko utukura cyangwa kuvuga ngo mu ibara ritukura byose aba ari kimwe. Gisobanura iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Aravuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda. Wararebye iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, ibibazo byose byerekeye ku byapa uragenda ubisangamo. B kavuga ngo umuhanda urimo amazi. C kavuga ngo umuhanda unyerera. D kakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igisubizo cy'ukuri, wowe cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Nkomeze gushimira abantu bamwe mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira. Hari abatwandikira message, hari abaduhamagara, abatwandikira kuri WhatsApp, hari ababyandika muri comment, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe n'ahandi uzajya ugisanga uretse kwa ino YouTube channel. Kugira ngo ujye uhita ukibona ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya yinshyira ukajya uhita ukibona ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo baza kugusharinga amalink. Hano rero igizo cy'ukuri nta kindi ni A, utubiye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa bagishyiraho bari kukwereka ko inzira ugezemo hari utubiye dutaruka mu muhanda kugira ngo ugabanye umuvuduko, ku buryo ushobora kugakandagiza umupine w'ikinyabiziga cyawe kagataruka, kakaba katarukira umuntu mu jisho kakarimena, cyangwa se ugasanga gatarukiye undi muyobozi w'ikinyabiziga kakaba kateza impanuka.
rero bagashyiraho kino cyapa, wahagera ukamenya ko ugomba kugabanya umuvuduko. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ese uba wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota urakira kuri 20. Aravuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo, ugahita wongera umuvuduko kugira ngo iyo ntera igumemo. Mbega ngo ufata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Murabizi iyo ufashe feri hari ukuntu amatara ahita asa nkaho yatse, agahita abona ko ugiye guhagarara. Sega ngo emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Wabona imbere nta cyago gihari ukamwemera akagutambukaho. Reka kugira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano wabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uri gukosora ukabona hari ibintu biri kukugora, ntabwo uri kubyumva, ubyandika muri komenti zanyu zose turazisoma, tukareba ibyo mukeneye ko tubateguraho amasomo, tukayategura, mwazagerwaho mugakora rimwe mugahita mutsinda. Murabizi iyo mukoze rimwe mugahita mutsinda nibyo bidushimisha. Hano rero iyo ubonye hari ikintu kiri kukugora ucyandika muri komenti nkazagikurikizaho. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kwemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, ukareba imbere ukabona nta yindi modoka yaje ukamwemerera kugutepasaho. Wabona imbere atari mu koni ukamwemerera akakudepasa. Wabona mugeze ku murongo ucagaguye urombereje hagati mu muhanda, murabizi biba byemewe ko yakunyuraho, ukamwemerera akagucaho. Wabona imbere hatari ibihu uri kuhareba neza, ukamwemerera akagutambukaho. Ndakeka ko uramutse uhitamo C, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, ikibazo cyose ukoze ujye ugifata nkaho gishobora kuza mu kizami uri buze gukora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni y'abatabona, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Beka ngo vuza ihoni ukomeze. Seka ngo gabanya nurangiza ukomeze witonze. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byose ni ukuri. Washatse kuvuga ngo A iraba ari igisozo cy'ukuri, B iraba ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Nka bino bisubizo bine baduhaye, ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, nta kindi kintu uba wakora, nta wavuza amahoni, ntabwo wagabanya umuvuduko. Ikintu uba ugomba gukora ni uguhita uhagarara kugira ngo utamuteza ibyago, kuko ntabwo aba ari kureba. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Seka ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Mbega ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese ugeze mu muhanda utwaye, murabizi iriya mirongo ibiri irombereje hagati mu muhanda ukageraho umurongo wera ucagaguye, ntugomba gukora iki? Hano ndakeka ko amaze gutemezo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi rero. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Iyo ubonye ugiye kukivuga utari wamara kugihitamo uba uhagaritse video. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe wenda ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo. Iyo ugeze hari umurongo ucagaguye, wajya mu kindi gice cy'umuhanda cy'ibumoso, ubwo nicyo bari kuvuga bibaye ngombwa. Ugiye nko kudepasa cyangwa ugiye nko guhindura icyerekezo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ntabwo wagenda ahantu hose uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Aravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Beka ngo hafi y'ibitaro. Seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Deka ngo kubwira ngo nta gisozo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ntabwo ahantu hose wagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Ese biba bibujijwe hehe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuko hari n'ikinyabiziga givuza ihoni kikarivuza muri kumwe, uri na muzima, ukumva hari ukuntu bikubangamiye cyangwa bikugizeho, kumva umutwe hari ukuntu bigenze.
none wibaze ku bitaro haba harimo n'abarwayi. Niyo mpamvu kuvuza amahoni hafi y'ibitaro birabujijwe. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero B, ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga batangiye kugudepasa, uba wakora iki? Araba ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite, B ngo kujya iburyo, C ngo kujya ibumoso, C ikavuga D ikavuga ngo kongera umuvuduko. Wabona batangiye kukunyuraho ugahita wongera umuvuduko. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari isozi cy'ukuri nta kindi ni A, komezanya umuvuduko wari ufite. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Aya masomo namaze kuyabategurira ari kuri YouTube channel. Ubonye hari n'ikindi kintu kiri kugora, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma, nkazayategura nkazayabashyiriraho. Murabizi intego yacu bari ukubona mujya gukora mugakora rimwe mugahita mutsinda. None uri kugenda mu nzenya bagendwa ubonye no muronko uburombereje hagati ari kudacagaguye. Ese ubu sobanuye iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Urahitamo icyo kuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Umuyobozi hano bari kuvuga ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Beka ngo abanyamitende bemerewe kunyuranaho. Seka ngo kuhagarara biremewe. Deka ngo guhindukira ku manywa. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ibonye kino cyapa nta kindi biba bisobanuye. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi wese abujijwe kurenga. Burabizi no murongo urombereje hagati mu muhanda iyo udacagaguye ntabwo wawe wemerewe kudepasa, ntabwo wawe wemerewe kurenga. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo A. Noneho iyo ucagaguye uba wanyuranaho, uba wadepasa, uba wemerewe kurenga. Noneho iyo ari imirongo ibiri ibangikanye, hari igihe mu muhanda haba harimo ino mirongo ibiri ibangikanye, hakaba harimo uyu nguyu, hakaba hari n'undi ucagaguye, bisa nkaho byegeranye cyane. Iyo ucagaguye uri iburyo uba wemerewe kuba wanyuranaho, uba wadepasa. Iyo udacagaguye uri iburyo ntabwo wawe wemerewe kudepasa. Ejo nzabibafotorera mpite mbibashyiriraho murebe, mwe mujye mureba biriya bintu byose mba napostinze aba ari ibyagufasha kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Ndabigufotorera bikwereke ukuntu iyo mirongo iba imeze. Ubonye ari kuri hafi gukora uhita unyandikira nkaba naguhaho iryo somo ukarireba, ukareba ahantu bigiye bitandukanye. Ariko namaze no kurishyiraho, mwasubira kuri YouTube channel yanyu mukareba izo video mba narashyizeho mbere, mukareba ayo masomo kugira ngo nimujya mugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bibagora. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo A, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. Kwa kundi imvura igwa ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Aravuga ngo 2, beka ngo 3, seka nkubwira ngo kamwe, deka kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cyanya cyari kiye? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ibibazo biragaruka, ikibazo cyose dukosoye ujye ugifata nkaho kiragaruka mu kizame uri bukore. Rero iyo kije ntugikore kandi wari wakibonyeho byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu dukosora kugira ngo turebe ko nibigaruka turahita tubikora. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kamwe. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira duhanagura kirahuri kamwe. Nibura bavuze nibura, ntabwo ari ukuvuga ngo kigomba kugira kamwe. Rero nibura kiba gitegetswe kugira kamwe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibiziga by'ibiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho
byacitse, ntibigire aho byacitse bikomeye ku mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri, cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota baraza kugira kuri 20. Aravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba, ikakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha nimubigireho ikibazo, ikinyabiziga cya kibifite uri kugenda ureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ariko nkurikije ibibazo byinshi bakunda kubazaho, mwebwe muyandikire muri comment niba mukeneye iryo somo ryerekeye ku birometero mu isaha, bite ndibategura bidatinze muhite muribona kugira ngo nimujya mugera ku ibyo bibazo byere kujya bibagora. Mwebwe mubyandika muri comment, nabona mwabinsabye nkahita mbitegura, nubwo waba uri umuntu umwe wabinsabye nahita mbigutegurira. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Kugira ngo rero ujye ubona ayo masomo banashyizeho ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Rikagira ibyo binyabiziga bagiye kutwereka, urahitamo kikagira ihoni ritandukanye n'ibyo bavuze haruguru, kikaba gifite ihoni ryacyo givuza, ugahita uvuga ati hari ikintu kibaye kidasanzwe. Ibyo ni ibihe binyabiziga? Arabanga ibinyabiziga ndakumirwa. Mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenza metero 2.10. Deka kugira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga ndakumirwa, na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa bikaba bifite ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibyavuzwe haruguru, ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Cyavuze ihoni ugahita uvuga ati ngomba gutanga inzira ko byagenda kose, kubera ko gifite ihoni ryihariye. Ndakeka ko namuzwe guhitamo rero D, ndakeka ko namuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ku cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse icy'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Tugiye kuvuga ese kiriya kirango cya kiriya cyapa kiba gifite amabara asate. Bibutsa ko iyo video namaze kukibashyiriraho, niba utari wayireba wasubira kuri YouTube channel yanyu, ntabwo bigoye ukayireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Bakunda kwibaza mu buryo bw'amashusho no mu buryo bw'amagambo, byere kujya bikugora. Rero aravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umutuku n'umukara, A iratubwira ngo umweru n'umukara, B ikatubwira ngo umutuku n'umukara, C ikatubwira ngo ubururu, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umutuku ndetse n'umukara. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Aba ari imodoka iri mu ruhande rw'ibumoso itukura, naho iri mu ruhande rw'iburyo yisa umukara. Ndakeka ko mugiye kureba iriya video kugira ngo nimujya mugera kwa bino bibazo byere kujya bibagora. Niyo mpamvu mba narabashyiriyeho ayo masomo kugira ngo bafashe kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntabwo wagenda ufate biriya binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara
ngo ubone biri kugenda mu nzira nyabagendwa biri kubisikana n'izo zanyu. Niyo bigiyemo biba bifite uruhushya rwihariye rutangwa n'umwe mwa bano bagiye kuduha. Ese inde? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo igisubizo cy'ukuri. Kino kibazo gikunda kugaruka cyane. Aravuga ngo polisi y'igihugu, mbega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, siga ngo minisitiri w'ingabo, ndeka kubwira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ko muzi ko binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, bitangiye na mu nzira nyabagendwa mudakunda no kubibonaho, iyo byagiyemo biba bifite uruhushya rwihariye rwatanzwe nande mwa bano bantu bane baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Ubaye utari wagihitemsemo waba uhagaritse video kugira ngo uze kwizera ko amanota ugeze kuri 20 ari wari kujya mu kino kizame kimaze gukorwa. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe biba biri mu nshingano ze. Ndakeka ko ramazwe guhitamo rero B, ndakeka ko ramazwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, gifite ishusho impande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa cyerekana iki? Aravuga ngo ifungana ry'umuhanda, mbega kukubwira ngo umuhanda unyerera, seka kukubwira ngo umuhanda utaringaniye, ndeka kukubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza rero. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kino cyapa ubundi ni icyapa cyo ku mihanda, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho kivuga ko hari icyago kidasobanuye ukundi. Ubundi kino cyapa kirasobanura ngo icyago kidasobanuye, hari icyago kidasobanuye ukundi. Rero niyo mpamvu hano hari ahantu ubonye handitse ngo hari icyago kidasobanuye ukundi, cyangwa handitse ngo icyago kidasobanuye ukundi, ntaho. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ifungana ry'umuhanda, ibyo byapa byo murabizi, aho umuhanda watangiye ari mugari wagera imbere ugafungana, umuhanda unyerera handi imodoka iri kwandika 8, umuhanda utaringaniye handi haba harimo ibirogo. Ibi byose namaze kubibashyiriraho, genda birebe kugira ngo nujye ugira kibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, na gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko ramazwe kugihitamo, ndakeka ko ramazwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki, kikabaza ngo ibyapa biburira bibereye kumenyesha umugenzi. Hano umugenzi bari kuvuga ntabwo ari umunyamaguru, bari kuvuga ahubwo umuyobozi w'ikinyabiziga. Iravuga ko hari icyago, mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi, sega ngo imiterere y'icyago gitunguranye, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese bino byapa biburira bibereye kumenyesha umugenzi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga iki? Bino byapa byo ku mihanda biburira, mwese murabizi biba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bibereyeho iki? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni ukumenyesha umugenzi ko hari icyago. Bakakubwira ngo bakubona nk'icyapa kiri mu muhanda utaringaniye, wakibona ugahita umenya ko nugera imbere urahita ugera ku muhanda utaringaniye, ukamenya ingamba urafata zo kwirinda icyo cyago, bakakikubwira kiri kare. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ino video namaze kuyakorera iri ku YouTube channel, mugere muyirebe. Y'ibyapa by'inyongera ifite ishusho ya mpande enye, ubuso umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iravuga ngo bitegetswe byihariye gusa, mbega ngo ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Seka kubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko bamaze kuhitamo, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikintu nakubwira, ibibazo biragaruka. Kugira ngo rero ukorere imwe uhita utsinda, niba uri hafi gukora, manzi ujya aho hantu handitse subscribe hakande. Ikintu cyose nzashyira kuri YouTube channel kizaba ari icyagufasha ukajya mu kizamu ugakorera rimwe ugahita utsinda. Rero kugira ngo ujye uhita ubibona utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link, kandi nawe ufite telefoni wajya uhita ubibona, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Mbibutsa ko amakode ari kuboneka waba urose mu gihugu,
twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, koresha iyo nimero, duha amasaha meza ubonekaho, tujye tuboneka tukwigishe, turigisha kageza saa 5 z'ijoro. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubafashemo. Uri hafi gukora amahirwe masa, nabonye abanyeshuri benshi muri gukora, mu guhita muduhamagara cyangwa mutwandikire dutangiye tubigisha n'ibinyabiziga, dukorera hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni 0789 tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza kandi ijye ibafasha mu mirimo yanyu ya buri munsi.